Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimye ubufatanye u Rwanda rusanzwe rufitanye na Togo ndetse anagaragaza ko hakwiye gushyirwamo ingufu ngo ubufatanye burushaho gukomera. Inkuru yateguwe na Adam Squeeze yarafatanije na Gatare Perez Celeste. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru muri village Rugwiro, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Togo Faule Ezomina Nyasimbe uri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda yatangiye ku wa gatandatu. Nyuma yo kwakirwa mu cyubahiro gihabwa abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma, abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo, ibi bizwi nka tete a tete. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yashimiye Perezida Faule Nyasimbe kubw'uru ruzinduko ndetse anagaragaza ko ubufatanye bw'u Rwanda na Togo butari ubwa none, bukwiye no gutezwa imbere. I think really mine is just to express how happy we are to have you here, but also ku bwanjye ntekereza ko nabashimira kubw'uru ruzinduko mwagiriye hano ndetse no gushimangira ubufatanye bw'igihe kirekire dusanzwe dufitanye, ariko tukaba tunifuza kurushaho kuwushimangira mu rwego rwo gukomeza gukorana. Hari inzego zitandukanye zagiye zigarukwaho, ariko ubufatanye bwacu ntabwo burangirira kuri izo nzego gusa, ahubwo dukwiye no kureba uko twabushyira no ku rundi rwego. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo muri Togo Gilbert Bawala yagaragaje ko mu by'abakuru b'ibihugu byombi baganiriyeho harimo no kunoza ibikubiye mu masezerano ni mu nzego zitandukanye, ndetse harimo n'azashyirwa mu bikorwa ku mpande zombi mu gihe cya vuba. Sur cette base, nous avions déjà amorcé. Hashingiye kuri ibi, twamaze gushyiraho ibiganiro bigamije kungurana ibitekerezo. Byanatugejeje no kwishyirwaho ry'umushinga w'amasezerano mu nzego 5 zagaragajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Muri uru ruzinduko twagaragarijwe amahirwe mashya ari no mu zindi nzego z'ubufatanye. Ibi nabyo byibanzweho mu biganiro twagize uhereye ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo hagati y'abaminisitiri n'abandi bagize itsinda ry'intumwa zaje zerekeje Perezida wa Togo ndetse na bagenzi bacu ku ruhande rw'u Rwanda. Hemejwe rero ko bidatinze hazakorwa uruzinduko hagati ya Togo n'u Rwanda mu rwego rwo gushimangira umubano no gushyira mu bikorwa bijyanye n'aya masezerano ndetse n'andi azasinywa mu gihe kiri imbere. Kugeza ubu u Rwanda na Togo ni ibihugu bifitanye umubano wihariye hanini ushingiye ku masezerano atandukanye y'ubufatanye mu nzego zitandukanye bahuriyeho, ndetse kuri ubu ibihugu byombi bikaba biri no kurebera hamwe ko hakurwaho imisoro ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi, ndetse n'ikurwaho rya viza ku baturage b'ibihugu byombi. Adam Squeeze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.